reka duhere kuri Reyo mwizamu no Olivier ntacyo kubaza kuri kabiri ni Obedi kuri gatatu ni Marcelo kuri kabiri ni Obedi kwihuta ngo barajurira twihute cyane hari ingingo yemera Obedi kurusha Kabange kuri kabiri Obedi na Kabange urabona ko basa naho bari ku rwego rumwe guhitamo bizaterwa nuko approach mutoza hari ingingo yemera Obedi hari ingingo yemera Obedi hari ingingo agutegeka kagomba kwataka ese niyo mwemera kucita mukinisha reka Obedi match za Reyo nk'ebyiri zishihise usko Obedi ngira ngo heruka gukina Igisenyi Obedi oya aheruka gukina cyagiye nuzakoze agiye gukora ubukwe Obedi aheruka Muhanga batsindwa na esi Muhanga harya match ya kufra Marte niyo match bone mugwane mu kibuga kuri derby we buri bice Kabanga akora ubukwe ariko derby ni imbere turavuga nyuma yaho Kabanga aviriye mu bukwe ziriya mpande ze Kabanga aviriye mu ziriya cross atera wa mugani kubanzamo Kabanga twategeka arenyengo wa mugani w'akazungu Clever tukayipanga reka tuyigorore turagoroye kuri kabiri ni Kabanga twanzuye Kabanga ariko nawe ibyo bintu by'ama crosses agomba kubikosora pe ayitanga nabi azitanga mu migongo cyane ariko arizo yageze gukebera ihuye ebyiri yararamuka kuri crosses ari umuntu uramuka ni bose nabonye akanuza kawe akavideo kasirikira uvuga atari ko mwebwe no kureba Arsenal gusa nyama n'inzoga nimugire mukarya inyama n'inzoga nimugire icyo muyikura abatoza b'i Kigali narasetse bakanyohereje nari ndyamye nakoze ndaryoherwa cyane ubwo rero agire icyo bita centre wa mugana wa Beriziri Swanye anoze crosses aziho ubuzima buraswa ni ikintu gifite ubuzima aziho ubuzima kabisa zigire vivacité zibeho urwo ruhande mparuhaye zifite umwuka zihume kuri gatatu ntacyo kubaza Ganijuru Marcelo ariho arashaka kontra ariho arakina biteye ubwoba arashaka n'amasezerano kandi Reyo azayihenda pe mu Mavubi ngende kumubara nk'umukinnyi wa gatatu ngubu inyuma y'umuntu yitwa Mangwende Claude ndetse nawe ubwo ni wa gatatu Mangwende na Claude nawe na Ganijuru Christian asubije Christian ari munsi Christian agomba kwisubiraho muri batatu bo kuri gatatu mu Mavubi ahubwo na Claude arya ari menshi umuntu witwa Constantine afite akazi na coach Eric Ganijuru ni muzima hanyuma mutima defense rero urumva Chimanga yagarutse Yusara hari Emera arahari Emera imwigize imbere Emeri na Yusu ubwo Yusu na Chimanga na Yusu Emeri ibyo bintu ndabikubwiye umubizi Kamashyira gatandatu mu bakinnyi bari gutekerezwa gukina gatandatu ya Reyo arakaba umwanya wa Richard arasimbura Richard Emeri na Likao n'ubu hari inyango narafata icyemezo yabakozi bara Emeri ashobora gukina 6 ku mbaraga ze n'imyaka ye kuri ibyo bintu ngiye nabisuggestize hari ingingo kofra nyinshi na penalty hari ingingo tereka Emeri kuri gatandatu bazatubare bayipange gutya ndavuga ni impamvu kofra nyinshi na penalty iyo nama ariko nimugira twarabidiskise teke ndayifite ariko yarambwiye ngo ni ikintu akonsidere ariko impamvu nabibonye nuko ari ingingo imubwiye ariko na president ibyaje mivuga kuri match ya Pele na Reyo urumva kandi sinayimugiriye muyobya ndabidefanda kuko mwebwe muravuga ibintu mwe muri kubivuga gifana muri katubiganire oya ndashaka kuvuga fact imwe kuri match ya Pele na Reyo icyo gihe umutoza yari Krampotic afata Emeri muri Apera mushyira gatandatu ndabyibuka 15 ya mbere Apera yakiriye match yarangiye ari 4 icyo gihe Apera yatsinzwe 4 mu mahoro kubera Emeri kinyi 6 ndayibuka neza cyane ntuyibuka bakinisha abakinnyi batana badefanda 8 Emeri ari 6 propaganda none se ibitego 4 byaciye ku mwanya Emeri gatandatu rwose oya barasize umwanya mubi reka twumve igitekerezo cya Rigani nk'umutoza mu mitoreze ntabwo mvuze ngo azakina ni igitekerezo turavuga tuti aramutse akina aramutse Emeri kimwe mu bintu Aperi uba ukeneye kukasa muri yo kugira ngo ukine nayo ni ugukina umuntu witwa Dawuda akinnye neza kuri Aperi asohora imipira adafite umuntu umumaritse nk'uko Richard yabikoze Rayon Sport yatsindwa na Aperi byoroshye cyane kuko ajya ari kuri ziriya transversale ajya zishyira mu migongo ya Ganijuru n'aba ba Kabange azohereza kuri ba Sheikh Jibril Watara agira icyo bita vitesse de réaction ngo Watara ntiruka cyane ariko iyo akiwukoraho agenda nk'indege ntago ari ahantu harehare ntago bamubwira ngo Axel babyita sprint ubundi ntago Watara ari umuntu ukora icyo bita 100 metre urabibona Axel ariko ibintu bya metero 10-15
yamaze guhaguruka ntago wapfa kumufata. Ni afite baro arihuta yafite baro nyine. Hanyuma reba kibana kuko ntabagenda. Kandi ikintu cyonyine abasha gukora batara no gusapurayinga baro muri zo mane bisa kugira umuntu umugeraho. Ubwo abanagiraga bwa Likao nanabwe hari ingingo ni bumwe. Nanamubwiraga ni Likao ari projector cyane. Keretse Likao nagira discipline tactique agakina zone akaguma mu mwanya we. Axel tubiganiye kinyamupira. Ko mwe murabiganira sinzi ukuntu muri kubibona. Ngeneye umuntu uhagarara hari atahasohoka akamarika Dauda kuko threat muri aperi ni Dauda kuko ni usora umupira. Buriya Memeri Dauda nawe ntago mwemera nta birenze yakina atakina ameze neza. Memeri nta kumera neza nagende ntago akanajya ameze ngo asigaye ameze neza he. Umukinnyi uteye ubwoba muri aperi ni Dauda muri Mediane ko Sekiganda kina zone Sekiganda urabizi iyi kina muri zone. Ruboneka bamukuyemo baba bafashije Reyo kuko wemo Ruboneka wabuje Rayon Sport kuza kubona pressing ihagije kuko ikintu cya mbere waklete twese turabizi ko ibiri hejuru sinzi uko azabipanga ariko mu by'ukuri Emery ni umuntu ufite ikintu cya experience cyo kora ikintu Emery munenga wenda kimwe. Emery urabona baro iri reba uko ndi kureba Axel mu maso tuvuge Dauda ari mu kibuga cya APR ku murongo wa kibuga kabiri ni hafate baro hariya nono Emery ari mu kibuga cya Rayon nawe hafi. Emery kumarika Dauda barebana mu maso biramworohera. Emery kwegera umuntu ufite umupira. Emery nawe gapfa kumucisha umupira. Emery agorwa no kwiruka iyo bajugunye bari nyuma guhindukira akurikiye iyo aksibaye biramugora kubera ko yagiye ageramo ibibazo by'imvune nyinshi n'umukinnyi maze gukura mu myaka utwo tubazo yatugira. Gusa wenda yanashyiramo na Likao ariko uko biri kose ni umwanya uzagora rero byumvikanye kugira ngo dukoreshe iminota neza tupanga ni APR ubwo niwe arumva kwemeze nde Likao wani muntu usha umubare turagenda muri demokarasi yanyu kugeza ubu ni Axel uri kuri Likao ubu ni Likao kuri gatandatu dukomeze 8 ni itegeko ni Abedi hari cyo kubaza se cyane Abedi ni Kitoga cyane Tony Kitoga hari ingingo yarambwiye ngo uyu mwana imyaka yose yasinyereye yitoza azayikinira kandi azajya akina aramukunda cyane kuko arakubwira ngo niyo mukinnyi ubasha gutuma Abedi akunda umukinnyi bakina icyo bita short passes bapasanya begeranye. Icyo rero uriya mwana muhaniki ntago ari rya 10 ryegera rutahizamu ahubwo ni rya 10 ryegera nimero 8 naho ngo abasaba baro buri kanya. Kandi mwabonye ukuntu ari mwiza cyane afite ikintu cyitwa tushe ya mbere iteye ubwoba ubundi bayita ngo ni mu mupira tuyita mu gifaransa ngo ni fast touch iri sure cyangwa se tushe ya mbere iri sure. Donc iyo afashe barakiyifunga ubizi yuko agomba kwitanga neza. Buruza abakinnyi benshi bakina tushe ya mbere na Iniesta na Xavi bakinaga tushe ya mbere ntabwo ari abahanga mu kudiribura n'abahanga mu gufunga baro agahita yikuraho nabari kantara n'abahanga mu gufunga baro agahita amenya yitanga neza. Buri abakinnyi benshi rero zikibagora ari cyo Kazungu ajya avuga nkumva abantu ntibabyumva neza avuga ngo Ruboneka azenguruka rompu Ruboneka buriya kimwe mu bimugora akaresa baro cyane akora kuri baro kenshi ukabona aracyugumbwa ukabona arashaka urabikara Ramazani muri Kigali funga hita atanga atarajya kuri bench. Hari abakinnyi nkabo rero udashobora kwibuza uwo ni muzi ku ruhande impande rero uruhande rw'ibumoso ni Tambo Gloire ngo turemeranya kugira ngo Rayon Sport iza gukora icyo bita Mediane box kale agomba kuva ku ruhande akinjira muri Mediane. Niyo tactique twari turi gupangana hari ingingo tuganira nk'abatoza naramubwiraga nti jya umukura ku ruhande yinjire muri Mediane ukore Mediane yabane kuko nutarivariza muri Mediane ya pereza gutsinda ari umutoza ushyiremo kuri nabihakane ugarabona n'abantu muri kafu none se risasa yanjye ko yashizwe na secrétaire wa kafu ngo nabyihoreye nta kuri nge nabigenza nta kibazo gusa uracyari muto cyane muto karindwi ni Aziz Basane Kulanya amaze iminsi gadasohoka Basane ureba abanyamahanga utarenze umubare ntago barenga ngamaze iminsi adasohoka Kaboyera arakabuta neza bari jyaje mu myitozo mu nzo hati mumereze boyero mu kiramo senda bamaze kuba batandatu na Basane arimo ntago bari babenshi so natahizamu rero arasa Asman Basane kuri Didier murabibayinze ako Basane ushaba Didier aya no Didier no tumugishije kuri nanjye ndemeranya nawe kuri Basane kuri iriya pesi cyane buriya ikintu aryoheraho arabasiga buriya abasore ba APR bazamutse 2 na 3 bakayiransa ahita abasiga twagiye hanyuma sibuze 11 APR sasa turumvikana Adolphe ari mu izamu ni gahunda ifatika rwose kabiri ni Kagege
gatatu Claude kuri iriya maske ye aba yambaye nubwo bamukandagiye bikomeye ariko imyitozo ari kuyikora yari yagize ikibazo kuri cheville ye ku kirenge cy'iburyo. Umutima wa defense rero n'ubundi ni Clement na Yunusu ni ibisanzwe. Hanyuma hakaza Sekiganda wamaze kugaruka gatandatu kuri gatandatu ubwo ngubwo hakaza Dauda umunani nawe gukora imyitozo. Cumi riragoye urumva cumi riragoye ko Memere Dao no gutemera ko yagarutse ubu ngubu muri Deribari ari tayari. Njye numuzana ndago option yanjye uko mitekereza. Dao nawe hararyana ndamuterekamo cyane Memere Dao yego. Hanyuma Kiwano ku ruhande urumva Kiwanuka ruhande urundi Gilbert urumva kare wabivanze tari wabivanze Gilbert agakina hise bamaze gakeya urundi Gilbert siganyuma kandi akicara Watarasa akicara ntago bishoboka. Oya Watara yakina 11 boneka niya mukizima. Watara uruhande rumwe Kiwano kurundi Toga kata. No nyereka ngupangire APR. Nyereka ngupangire APR. Inyuma ho nitwasubiramo. Gatandatu Sekiganda. Umunani ni Dauda. 10 ni Memere Dao. Ruboneka ndamuhenge ku ruhande rumwe. Urundi ndarukero Sheikh Jibril Watara. Harataka uri amutogwa imeri. Kiwanuka yicare. Ruboneka agomba gukora icyo bita gupressinga kuri linye ya mbere. Were Sport wayitunguka no dafite umuntu pressinga muri ya mbere. Kiwanuka no ukuyemo. Hari abakinnyi babiri bagomba bakora icyo bita pressing ya mbere kuri linye ya mbere ya defense. Rayon Sport nta gidegaje murabizi ko Olivier akinisha amaguru. Abantu babiri basohoka bakiyangaje mu kujya gupressinga baro kugira ngo bategeke Rayon Sport kurienta baro ku mpande mu defense ro ku ruhande ni Ruboneka n'uyu mugabo William Togwimeri kuko Watara murabizi nagakunda gupressinga. Bigahita biribera Watara na Memere Dao bagasigara inyuma yabo gatoya muri ntuza ya Mediane nyine bari kumwe na Basekiganda na Dauda. Rero uri gukora block mu gihe utegereje kuri equipe mu kibuga cyare kandi nibyo uri amutoza prefera ugakoramo Ruboneka rero yaguhitana muri Mediane wari variza sudafite Ruboneka abatoza babo babameze neza abatoza bacu nabo ndabakemanga ni gute champion irange nta muntu ura pressinga byibuze Olivier ngo muhe igitego kandi aribyo ndi kukubwira ubwo ntabwo byo bintu ntabwo babisuzugura kose cyangwa nabakinnyi banabwiye njyamo namusuzugura abakinnyi b'Abanyarwanda izishuke imanuke mu kibuga idafite Ruboneka mu kibuga urebe ukuntu Rayon Sport bizayorohera uzanye baba uyu Watara ugashyiramo naba banuza bakiwanuka naba banuza waruvuze ba Memere abo bakinnyi bose batiyangaje ngo baze bagire wa Clement ba pressing bashake baro bano bantu bose na Sekiganda ubizi kahagarara kina zone reyo y'ababedi na bakituga yakubaga Mediane yayica Ruboneka se ava muri kira ahubwo bishobora gutungurana na Sekiganda Memere nimero atare mu mupangire kazaza ahubwo bishobora gutungurana na Sekiganda ntabanzemo ende simbizi byari byo mereza nimero atare tubiganire ejo bazaze akabanza n'abasi ibyo twaganira ma nimero atare mwandikire tuganire kuri tapi akabanza Dauda Ruboneka na Dao atabanje makiwanuka muri stade atabanje makiwanuka muri stade umunsi mwiza